niba mwasaze bashaka iyo babajyana, naho kubareka gutya mukavuga n'ibitagakwiye kuvugwa, ubu busazi muri kuzana hano ku mbuga mubeshya ngo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ararwaye, ngira ngo hari n'ibigoryi bimwe ndi kujya mbona nkabona byashyize hanze ngo Perezida w'u Rwanda yapfuye, ariko izo mfu muba muri kwifuriza abantu aho kugira ngo mupfe mwebwe mutagize icyo mumaze, muhora mushinja umuntu urupfu mukazuma, ibyo bizabageza kuki? Niba mufite inyota yo gupfa muzagende mushake iyo mwiroha mwiyahure, ariko kuza mukabeshyira perezida wacu ngo ararwaye yapfuye, ntabwo aheruka kugira ingendo, izo ngendo agira nta na rimwe araza kureba wowe, ariko ugahazwa n'ibitakureba ngo yarwaye. Ndi kubona ibintu by'ibigoryi bimwe bisa nk'aho ari ingurube bazanye hano ku isi zidafite icyo gutekereza, zidafite icyo gukora, zikaza hano ku mbuga zigacicikanya amavidewo, zikimarira umwuka zivuga ngo Perezida w'u Rwanda ararwaye. Ibyo byifuzo byose mwifuza byo kuba yarwara ntabwo bibareba, muhangayikishwe n'abana banyu, muhangayikishwe n'abagabo banyu, naho kuza muje guhangayikira u Rwanda. Ibyo byose uzashake aho ujya kubita, ntacyo byakugezaho icyo wakora cyose. Niyo mwatangaza ngo ibyo mushatse byose, ngira ngo mwarabivuze kuva kera kugeza n'ubu muzahora muvuga, ariko ibyo ntaho bizabageza, kandi ababikora ni ba bandi nsanzwe mvuga badatekereza, ba bandi usanga bari aho gusa, ariko muri kwirushya gusa mukivuna mu bwonko, mugafata ubwonko mugatekereza, kabone nubwo mutekereza nk'ingurube, ariko ibyo mutekereza ni umwanda gusa utuma umuntu muzima aza hano akabeshya gusa, ariko mwagiye mukontorora izo ndimi zanyu, indimi zivuga amagambo nk'ayo, indimi zibeshya ntizijye mu rubanza. Izo ndimi mukoresha muri ayo magambo mubeshya gusa, mukabeshya Afurika yose, mukabeshya n'Abanyarwanda, mukabatera ubwoba
muzi ngo hari icyabahungabanya na gito. Izo ndimi zanyu mukoresha muvuga ngo Perezida Kagame yapfuye, izo ndimi zizageraho muvuge, zigeraho zibasosokemo, nta kindi zizaba zimaze. Ntabuze icyo mukora kugira ngo muze hano mutangaze Perezida w'u Rwanda yarwaye. Niba ari umurozi wabivuze, ubivuga wese yumve ko bamuroze, ariko ntabwo ari ukubaroga gusa, byahereye no kuva kera cyane barabaroze mukaza. Nsigaye ngira ngo hari uburozi baroga umuntu, aho kugira avuge ibimureba akaza akarondogora ibitamureba. Kandi yitangaje muri ibyo nuko aza akavuga u Rwanda, akarusebya, akarutuka. Abantu nk'abo bareze, twarabamenyereye hano, baza bakabesha ibintu tutazi, ibintu bidafite akamaro, by'ubugoryi gusa. Nagiye mbabona Abarundi, Abakongomani n'aba bandi bose muzi banga u Rwanda bari mu Bubiligi, n'abandi muzi bose bajya bagaragaza amagambo apfuye. Basaze bari gufata ifoto ya perezida wacu, mumusebya, mumuvugisha ibyo atavuze, ariko ibyo bintu bibaha inyungu ki? Ngira ngo bazabashakira isoko ricuruza ibigoryi, muzajye kwicuruzayo murebe ko hari, kuko ibyo muza hano ku mbuga mukabesha abantu ntacyo bizabagezaho. Niba ari Gisekedi ubatuma, ntacyo bizabafasha, ndetse nubwo haba ari Ndayishimiye ubatuma, muzagende mumubwire ngo bya bindi watubwiye kuvuga ku Rwanda ntacyo bimaze. Kuvuga u Rwanda nabi nta nyungu biduha na gato, ahubwo niba ushaka kuzajya ubikora uzajye kumwibwirira. Niba ari Gisekedi uba wabatumye, nawe mugende mumubwire ngo burya u Rwanda utubwira ngo tujye gusebya ntabwo ari rwa Rwanda rwa kera. U Rwanda rw'ubu ntabwo ari u Rwanda dukwiye kugaragaza mu matuwareti yacu. Tuwareti mvuga ni akanwa kavuga inkuru isebya u Rwanda, igasebya Kagame, igasebya Abanyarwanda. Ntabwo twebwe Abanyarwanda muzaza mutuvuge nabi, muvuge perezida wacu nabi. Ibyo byose rero mukora nta nyungu, ni ukuruhira ubusa. Niba ari abaperezida banyu baba babatumye, muzageraho mubabwire ngo burya rwa Rwanda twavugaga ntabwo ari rwa Rwanda
rwa kera ntabwo ari rwa Rwanda twari tuzi